Yes. Twongeye kubasuhuza kandi tunabaha ikaze hano kuri Future Empire. Munyemerere dufata akanya rero turebe ku gace k'ingenzi aho tugiye kureba amagambo iribagiza ndetse na nyirabukwe n'uwitegura kuba nyirabukwe hano mama Cyusa kabisa bari kuganira nyuma yuko iribagiza afunguriwe aho yari afungiranye hariya mu rugo iwabo kwa Rugema, yaje kureba mama Cyusa bagirana ikiganiro. Ndagira ngo tugaruke ku iki kiganiro rero bagiranye, nimurambirwe ni mu kanya gato twahita tugera ku iki kiganiro tukareba ibyo bavuganiyemo. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire irungu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Natwe twongeye gusubiza amaso inyuma kabisa. Aka karirimbo nabababwiye ngo ndagakunda, ntago nzareka kugakoresha. Rero nuko nari maze kubibabwira, tugiye kugaruka ku kiganiro cyari kiri hagati ya mama Cyusa ndetse na iribagiza. Aha mama Cyusa basuhujanyije, mama Cyusa yabajije iribagiza aramubwira ati ngo mbabarira umbwize ukuri, bari abantu bagukingiranye mu cyumba bakuziza iki? Byari byagenze ute kugira ngo bagukingirane muri kiriya cyumba? Kugira ngo bagukingirane bakubuze guhura n'umuntu uwo ari we wese. Hano rero iribagiza mu kumusubiza yamubwiye yuko atazi icyo yamubwira, ariko kubera yuko atamubeshya, yamubwiye ko atamubeshya, bishatse kuvuga ngo ntiyagira ikintu na kimwe amubeshya, yamubwiza ukuri ibyo yamubwira byose. Yamubwiye rero yuko nta kintu na kimwe yishinza, nta kintu umutima wiwe na kimwe umushinza, ariko yamubwiye yuko papa we Rugema umukunda cyane ariwe wamufashe akamujyana mu cyumba. Niyo magambo yabwiye mama Cyusa, kandi iribagiza mu kababaro kenshi yagomeje amubwira yuko papa we ariwe mubyeyi yabonaga ariwe umukunda cyane kurusha mama we. Rero bityo yaramufashe amukingirana mu cyumba, amushyira mu cyumba aramukingirana amuziza ubusa, kandi ngo ajya kumukingirana yamubwiye yuko azamuvanamo ari uko isimbi abyaye. Ayo niyo magambo isimbi iribagiza yarari kubwira mama Cyusa. Ahangaha ikibazo rero cyahise kiba gute? Cyahise kiba gutya, ni gute yamukingiranye mu cyumba kubera itwita rya isimbi? Iribagiza yabigizemo uruhe ruhare? Ariko ahangaha iribagiza yagomeje atubwira yuko ari urwego, papa we yamubwiye ko ari mu rwego rwo kugira ngo barebe neza iriya nda, kandi natwe koko turabizi bamukingiranye kugira ngo Cyusa babanze barebe iriya nda ya isimbi atwite ni yande.
ariko hano mama Cyusa yagomeje yibaza ku muryango wiwe, ibumba babumbyemo, kandi yagomeje abaza Iribagiza ukuntu yaryaga, ukuntu yarabayeho muri kiriya cyumba, niba bari baramwicishije inzara, ariko Iribagiza yamubwiye ko nta kibazo yaryaga, bamuhaga ibiryo, ntabwo bigeze bamwicisha inzara, ariko nyine pe yamubwije ukuri amubwira yuko yabiryaga abitamo amarira. Mama Cyusa rero yagomeje yihanganisha Iribagiza amubwira yuko yari afite umugambi wo kumushyira cyangwa se wo kubashyira muri polisi, wo kujya kubarega muri polisi. Hano Iribagiza mu gahinda kenshi agomeza asubiza mama Cyusa amubwira yuko byamutunguye kubera yuko papa wiwe ari we wamufataga neza. Hano rero mama Cyusa yabashije kuba yabaza Iribagiza amagambo akomeye cyane, yamubajije amagambo akomeye cyane, aho yamubajije agira ati, yamubajije ngo ese umbwije ukuri neza, uriya muryango niwe ukubyara mu nda? Hano nk'umubyeyi mukuru aba yabitekereje neza, aba yabibajije yabanjije gushishoza, kuko natwe turabizi ko atari umuryango wiwe, ariko hano mama Cyusa yabajije Iribagiza koko niba ari umuryango we. Hano ngaha rero turabizi ko Iribagiza atabizi neza ko nawe ari umuryango wiwe, ariko ahangaha nk'umubyeyi mukuru aba yahise abikeka, yabimubajije, mu kubimubaza aramubwira ngo niwo, kubera yuko nta kundi abizi. Hano mama rero Cyusa yagomeje amuha ingero bitewe nk'uko bamufata nabi kandi Iribagiza bakaba bamufata neza. Ni gute bakora ibyo bintu bakamukingirana kandi ari umwana wabo nawe? Iribagiza rero yabashije kuba abisubiza uku, yamusubije agira ati ngo uriya Isimbi ni umwana mutoya, niyo mpamvu bashobora kuba bamufata neza, ngewe bakamfata nabi. Iribagiza we azi ko impamvu bafata Isimbi neza ari uko ari we mutoya, we bamufata nabi kubera ari we mukuru. Ariko mama Cyusa yagomeje amuha ingero yuko Cyusa na mushiki we abafata neza, atitaye ngo uyu ni mukuru uyu ni mutoya. Yamubwiye ko ingero ari gutanga zidasobanutse, zivuga yuko Isimbi impamvu bamufata neza ari uko ari mutoya. Iki rero ni cyo kiganiro cyari kiri guhuza mama Cyusa ndetse na Iribagiza, bavuga mu kugaruka kwiwe ava aho afungiranye. Byarangiye rero mama Cyusa akiri kuvuga yuko bariya atari abantu, Iribagiza nawe amubwira yuko adakwiye kumuhangayikira kubera yuko umugambi w'Imana nta kintu na kimwe kijya kiwurogoya, kandi atajya aterwa ubwoba n'ibintu ari gucamo. Reka rero aka gace tugasoze. mama Cyusa yagasoje avuga yuko akunda Iribagiza kandi yaramukumbuye kandi amuha agaciro kenshi. Yamusezeye rero cyangwa se basoje amubwira yuko ibi bintu byose bagomba kubyereka Imana, kandi Imana basenga atari Bayali. Mu izina ry'Imana rero bayibiragije ibi byose babiragije Imana, hamwe n'Imana byose bazabigeraho, kuko Imana basenga si Bayali. Aka niko gace rero twabonye kari guhuza mama Cyusa ndetse n'uwitegura kuba umukazana we Iribagiza. Byari byiza cyane, ndagira ngo mbashimire. Aka niko gace twari tubafitiye ka mbere dukoze ku iyi episode yacu ya 36. Ndagira ngo mbasabe kudahwema gukurikira akandi gace, kandi no kudahwema kumva ibiganiro byacu. Murakoze.